Karenzi urabiyobewe Reka Thomas yego oya subiramo icyo kintu neza uwitwa Jangwani si inshuro ya mbere yabahawe bid ni ibihuha gute ari inkuru yari wayitangaje yego turi ku gisimenti ubyibuke neza ndatangaza ngo oya ntabwo wavuze ko agiye kugenda wavuze ko yashyiriweho bid iyo nkuru yabayeho hari ikintu Karenzi byaravuzwe kuko na Wasiri byavuzwe ko APR ishaka kumutwara ibya Wasiri ntabwo kuri ari ukuvugwa ibya Wasiri byahimbwe n'abareyo ngo haryoshye ibiganiro Wasiri nta hantu bigeze haturuka inkuru afatika ko yashyiriweho bid na APR ubwo ni byajyangwani oya byajyangwani ariko byo ariko bya Wasiri ntabwo byabaye ibya Wasiri byo bishaka kwitubijyanye n'ibya Jangwani Jangwani we byigeze nabwira ati wowe babihuzaga nuko akorana na Gacinya mu busanzwe ariko sinibaza ko Jangwani uburyo akunda APR oya kugenda ari kimwe ahubwo iyo bid yabayeho harabagerageje kumujyana muri byabayeho none se ni igitangaza abarebe barakorogana wowe nozanye inkuru yego reka iyo nkuru isunikira Karenzi wizanye nabwo amakuru ko byabayeho urahabaye kumugereka uyu munsi rero igihe ari kuri Jangwani ni ikihe igihe ari kuri Jangwani iki abegereye Jangwani bavuga ko atishimye pe umuntu yaragiye ajya ku murindi wewe twese turabaga wahajya si n'ikibazo kuba wahajya ukagaruka hari n'abandi bahari hari n'abariyo kandi bazasohoka ari abagabo sibyo kuko niyo basanze usanga arabakira abagabo umujene asohokayo mu gusohokayo bivugwa ko nabamwegereye Jangwani nta butumwa na bumwe bw'ubuyobozi yigeze yakira habe no kumwihanganira kuko ikibazo cyamujyanyeyo mvuga ngo ni byaturutse ku guherekeza equipe yego none se ngendebuka chairman wa APR aganira n'uhe munyamakuru na Canisius yego ndumva hari mu nteko rusange ya Ferwafa sibyo nibwo yavuze ko azahamagara Jangwani akamuha ubutumwa akamusubiza icyizere kuko amwemera nk'umuvugizi w'abafana ba APR yego nuvuga ngo kuva icyo gihe yego chairman ntiyamuhamagaye nta message y'ubuyobozi abegereye Jangwani nta kintu na kimwe ubuyobozi bwigeze bumubwira karaka Jangwani yari appointinzwe assumption uretse gato na Isam Jangwani yari appointinzwe leta irasohoka ahabwa umwanya nta muntu umwe wamwegereye bikanavugwa ko byamugizeho n'ikibazo mu kazi Karenzi mu kazi akora kaburi kujya gufungirwa hariya byamugize ikibazo ukwezi atakora urabyumva n'akazi yakoraga bivuga ko byamugize ikibazo kuko saka leta we no kagenga wasanga abana bamusimbuje urabyumva sinshaka kwinjira wenda mu kazi ke ariko bivugwa ko n'umwanya yariho yawukuweho Gacinya yabirinduwe rwose mu kazi n'umwanya yabiranduwe umuntu arafunzwe akazi aragatakaje icyo afungiwe n'abo afungiwe nta n'umuhaye support mwibuka ariko Jangwani ntahembwa urabyumva ni inshingano z'umufana ukunda ikipe n'igihe yari ku murindi namwe imiriro mwara yakiriye hageragejwe icyitwa kudeta kuri Jangwani hari abashaka gusunika super manager ngaza musimbu ibyo byarabaye ibyo bintu byose kubirandurwa kumubirandura ku mwanya akiri ku murindi gushaka no kubirandurwa sibyo byarabaye murakumira nanabashimira cyane murakumira n'igihe asohokeye ababishatse bivuga ko n'ubundi atishimiwe yaravuze ati rero icyo mbaza kameme nubwo Jangwani akora inshingano adahemberwa yego atari umukozi wa APR yego ariko APR ni at least imwemera nk'umuntu uyifasha muri mobilisation donc nk'umukangurambaga w'abafana so chairman yamuvuzeho avuga kuri position ye yego ku ikipe imwemera uko imufata avuga ko azanamuhamagara icyo twemeranyaho nuko Jangwani kuva afunguwe yego urukiko rwagaragaje ko numwere batugize abere yego ku byaha byose ntabwo nta bintu bimuhama yego nta manyanga yakoze Jangwani habaye abere twabaye abere ndetse twebwe baduhanaguyeho ibyaha byose urukiko rudusomera baduhanaguyeho ibyaha bibiri twarekoga yego Jangwani mwijya muri izo procedure Jangwani yarakeneye babahanagura batabahanagura muzongera kwitaba mutongera kwitaba ikigaragara nuko Jangwani nta byaha yakoreye APR cyakoreye
Jangwani yari akeneye kuko APR buri gihe mwafunzwe APR ntabwo yigeze igaragaza ko ari ikibazo cyayo ko cyari ikibazo cya Minisiteri y'Ingabo n'amafaranga yabo noneho n'ubutabera bwa gisirikare auditora sibyo so Jangwani kimwe n'abandi bafana ba APR sina Jangwani gusa nabo ba Thompson n'abandi bari bakeneye emotional support. urakoze cyane. Si ngombwa ngo APR basinyira amasheke yo kubaha amafaranga wenda ngo yo kubasubiza mu buzima busanzwe, si ngombwa cyane nubwo bibaye nabwo ntacyo byakwangiriza, ariko bari bakeneye nibura gusubizwa icyizere n'ubuyobozi bw'ikipe. Usubije amaso inyuma icyo bafashije ikipe ya APR mu myaka nk'ibiri ishize, urabona ko ari abantu b'ingenzi cyane. Ese kuva kuri chairman kugera kuri retired Muyango kugera kuri Bakavuna n'ubuyobozi bw'ikirenga bw'ikipe, yego nta kantu kashoboraga kuba wenda nko kubatumira bakabaganiriza bakabereka ko bari kumwe, cyangwa se no kubaha iyo message yo mu gikari cyangwa no kuhamagara kuri telefone. Yewe impamvu ntekereza ko ni ngombwa kugira ngo niba umuntu agize ikibazo nawe umwereke ko umwizole, umwereke ko mutari kumwe kwashize igihe karenze agiye gushobora gukora na statement bijyanishe n'ibi kare reka mena umuceri mbere y'uko umena ibyo niganiriye na Jangwani okay mbere y'uko ubimena turi babiri muri yego mbere y'uko ubimena noneho uko waje akongera akavuga statement nyine habanye n'itatangaje Karenzi ndagira ngo mbere y'uko umena umuceri tumena umuceri sibyo na uze kunsubiza icyo kibazo wenda umaze kumena umuceri na Lorenzo na Naisa. Ese ko tuzi ka APR ibamo ababyeyi, iyo tuvuze umubyeyi abantu bakabigire blague, ibamo abantu baba patro n'ababyeyi beza bashobora gufasha n'umuntu ushobora kugufata akakuvana kuri umwe kugeza kuri n'abakinnyi bagiye bakinira APR barabikubwira ati nakoreye ubuzima muri APR. Birakwiriye ko umuvugizi wa APR tuvugisha ukuri w'abafana w'abafana ba APR, ariko nawe Jangwani afite akazi gakomeye akorera APR mu myaka nk'ibiri. Banjye mbirebye neza sibyo akazi Jangwani akora yego karuta ko umuvugizi wa APR akora yego Tony kuko ni ujyana abafana ku kibuga, niwe yuzuza stade akajya muri mobilization, cyangwa ni utuma abafana baryoherwa. Birakwiriye ko umuvugizi w'abafana ba APR ku rwego rw'igihugu yabona n'amafaranga 1000 ya moto. Simvuze ko yayabuze ko Jangwani ntari gukora, reka rero tuvugisha ukuri akazi ntari gukora yagiye ku murindi akazi bivuze ngo tumutumiye aha twabanza kohereza none se arakora tuvugisha ukuri arakora. Oye yafunguwe asanga akazi baramwiruka yego ntabwo ari gukora ku kazi ntabivuga ngo yerura ariko ntari gukora. None se wakorera boss we ntabwo ari kumara icyo gihe adafite ntabwo yakoreraga leta ni poste birashoboka ko boss we ashobora kumusimbuza muri uko kwezi kose. Birakwiriye ko n'abasiri uvuga ko avugira abafana arahembwa. Oya wasiriwe ni umukozi wa siporo, we ni umukozi wa siporo. Birakwiriye ko wenda Karenze amena n'uwo muceri. Birakwiriye ko reka wowe reka tufate muri context. Yego nawe igihe wari ufunzwe yego mu kazi usanzwe ukora hari offre yaje y'akazi yego nari kumwe na Karenzi ya Saidi ni sobuja nagombaga kubaka iyo offre yasubiye inyuma warayibuze kuzana hoho 60 ubyumve neza Karenzi hoho 60 z'imikanda kawe nibyo ukora warakabuze narakabuze kandi na Saidi turaganira ngo rero ni nkuko na Jangwani yego biroroshye kuko sebuja ntiyarazi azagarukira nta nubwo twe tuzi no muzagaruka vuba kandi akazi nikagomba kuba makuru baduhaga n'umuceri makuru twabonaga ntabwo twe tuzi ko muzaza vuba pe ari no mu kazi wagoye makuru arimo arakora. Okay nta kibazo ashaka no kwita avuga ko ari mu kazi ariko mukoroshya ko ari kuko kuba wabura akazi si ikosa ariko okay banzu bari umuceri. Hari ikintu kimwe numva kandi gikwiriye urumva Jangwani mu kazi yagashyizwemo n'ubuyobozi none igihe tunashyiraho nimero hano abafana ba APR batigeze bamukandira ntabwo bamukandiye uziko twashyizeho nimero hano ntibanamukandire ndo babujije ndo bagumuye walayi banze kumukandira njye amakuru ndafite nanjye ndayafite bamukandiye 5 twashyizeho nimero hano. Oya ntabwo bishoboka wenda kubeshya bamuhaye 5 bamuhaye igiceri cy'10 amafaranga 5 cyangwa tuyisubizeho mu juri bamuhaye 5 mu izina ry'Imana ntabwo narahira mbeshya cyangwa twaraho yarabimye ndakubwira ngo gisizi kuntu bimeze muri ibi igihumbi magana ntabwo ari $1 igihumbi magana 5 kitagura na restaurant y'ibiryo bitagura ni pura y'ibiryo muri restaurant cy'amafaranga y'u Rwanda niyo mukandiye kandi twazo nimero magnifique yarishyize barwita urumamo biswa kwa umuntu wabagumuye bibe rero abafana APR afite amafaranga. Okay kare banza banza icyo mbona waganiriye na Jangwani kuri Jangwani APR ifite uburyo ikora Cecile ko nkuko nandi makipe yose ashaka kubamo wenda
bloke abemera ibi abatumva ibi gutya na gutya, wenda akaba bakoresha imbaraga bafite muri ako kanya, ariko realite ihari. Nganira na Jangwani ari ku Murindi, yarambwiye ati Karenzi nkunda APR cyane kandi rwose nyikorera ntiganda, nkumva nakora ibyo ngomba gukora, ariko icyo binyigishije hano nuko simbona ko yari guhabwa exception, wenda ntakurikiranwe muri case ahuriyemo n'abandi. Ubutabera soko bukora ibyo ntabwo byari gushoboka, ariko bishobora kuba bino byabafashije mu gufata the culprits, the real culprits. Kuko byagaragara ko ashobora kuvuga ati ubuyobozi bwarahindutse, birashoboka ko wenda ubuhari butanshaka, ubuhari butanyumva neza. So yarambwiye ati nshobora kongera kuba umuvugizi wa APR kuri kondisiyo, kuba umuvugizi w'abafana kuri kondisiyo imwe yatuma nsubira muri ziriya nshingano. Atari ibyo ntabwo nzazisubira. We nibyo mwivuganiye? Ibyo yambwiye jewe. Yego. Ambabarire. Ubushize nari nabivuze ariko sinajya muri detail. Yego. Yarambwiye ati wari urimo kumuproteja ngo atajya bifata nabi. Bidafatwa nabi, ndabizi ikintu cyose hari baba bagitegereje kugira ngo bagitwistinge bakijyane. Waremeye bakugira umubeshyi, wabeshyi ibyo mwavuganiye muri gereza. ngo warahinduye. Ndaceceka ku nyungu. Yakubwiye ngo warahinduye. Yahimbira Jangwani. Inyungu z'umwana. Ko ari wamuzanye. Ku nyungu za Jangwani nanze kujya muri detail, ariko yarambwiye ati kugira ngo nongere kuba umuvugizi w'abafana ba APR kondisiyo ni imwe nzasaba. Urumva? Ni abantu batatu gusa. Ko mujya kwambara ishati imwe twana nikanze. Nahise turangiza. Muri twese nahise. Ni abantu turi muri serious issues. Ni abantu batatu muri APR bashobora kunsaba ibyo bintu nkemera kubisubiramo. Urumva? Yarambwiye ati umuntu wa mbere wabinsaba nkabisubiramo ntazuyaje ntanabitekerejeho ntitaye ku yindi mpamvu iyo yose, ni umuyobozi w'icyubahiro wa APR afande retired James Kabarebe. Ati amamagaye cyangwa akantumaho akambwira ati subira muri izo nshingano, nazikora niruka. Ani nzikunze ntitaye ku bindi byose. Umuntu wa kabiri wabinsaba nkabikora ni umugabo w'ingabo Afande CDS. Umuyobozi w'icyubahiro wungirije. Oya yarabiduze. Oya yatubwiye ko atari umuyobozi w'icyubahiro. Yaravuze ngo wasiye tuvuga wungirije. Ko yadusabye kare byibuke. Hari uwamwadresinze gutyo umuyobozi w'icyubahiro. Aravuga ati umuyobozi w'icyubahiro n'umwe. Yaravuze ati mutazanyagisha. Ati njye mujye muvuga uwungirije. Kare oya yarabidusabye ngo tujye dushyiraho uwungirije nibura. Okay, nabyo ntacyo bitwaye. Ka wungirije ni. Ntacyo, reka tumwite uwungirije w'icyubahiro. Kuko icyubahiro we yarabitubwiye ati numwe. Ariko uzakora ikosa. Uko mbyumva abayobozi baba b'icyubahiro wenda bakarutanwa mu cyubahiro. Nibyo nyine. Muri noza ariko bose nabicyubahiro. So kuko umugabo w'ingabo we biba biri by default. Aba ari uw'icyubahiro wa APR. Iyo uri umugabo w'ingabo ariko ni nako bimeze. Par default uburi of course perezida w'icyubahiro. Uri boss wa chairman. Uri boss w'umuyobozi wa APR. Amwe ati abinsabye quand même ntacyo narenzaho, nabikora ntiganda nishimye. Urumva? Uwa gatatu ati ni chairman w'ikipe. Sibyo? Chairman w'ikipe amamagaye tukicarana tukaganira ku mikorere uburyo nabikora. Ati nawe sinamusuzuma. N'ubushize yashyizweho na chairman. N'ubushize yashyizweho na chairman. Kandi yigeze amubwira ati kugira ngo njyewe urampembaye. Oya yabikoze kuri nazas. So ahandi birashoboka ko umuvugizi ataba umukozi. Byabaho. Ariko buri umuvugizi w'abafana ku rwego rw'ikipe nkuru nk'izi, mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari amavantaje ahabwa
ahesha icyubahiro uwo muvugizi w'abafana N'ikipe. akanahesha ikipe ubwayo icyubahiro. Shwa, nibyo. bashobora no kumuha akazi hari n'ubwo bamuha akazi katari direct muri club wamushyira no muri reserve akajya kuba gapito ushobora no kuhamugana nyine umushaka ukabyibuza ukamubungabunga kubaka imihanda yaburamo opportunity kumwe n'abagabo bariye akwiye guhabwa izo opportunity nawe yavuga gutyo ngira ngo nicyo abasobanura avuga ati kameme abo babyeyi babinsabye yego hari uburyo ntabyanga icyo numva mu gutegura amagare ubu yabura icyo akoramo muri nyuma y'abo bayobozi batatu yambwira ko azabisubiramo ari uko abisabwe n'umwe muri abo batatu basubiremo umuyobozi w'icyubahiro wa APR retired general James Kabarebe umuyobozi umugabo w'ingabo akaba na perezida w'icyubahiro ubwo wungirije reka ariko bivuga wa APR General Mubaraka Muganga ndetse na chairman wa APR. Yego. Chairman wa APR yaje mu ubwo bihindura isura. Ubwo nyine niba chairman akwangaje aguhamagaye. Mwangaje ibiganiro. Yego. Kuvuga ati turakora gutya dore bimbangamiye dore bingora dore protection nyene dore erega naguhamagaye yemere gutekereza ko yatumwe nabo bandi wavuze mbere. So ati otherwise ntabwo nzongera kugira gute gukora izo nshingano cyane. So uyu munsi rero nkurikije ibyo urimo uvuga niba muri abo batatu ntabamuvugishije ubwo silence ye jye nuko nayisesengura naho nayerekeza aracyategereje uwo munsi kuvuga ngo arategereje kuvuga ngo muri abo bayobozi ba APR bafata icyemezo kuko abo ngabo iyo bakwangaje iyo baguhaye akazi baranaguproteje aho bibaye ngombwa baragushyigikira aho bibaye ngombwa. So igihe cyose rero atarabona iyo support cyangwa se wenda washaka kuba ari yategereje akaba ari impamvu acecetse kuko cyangwa ni sekafira baye irarangiye aracecetse kipe igeze mu Rwanda ntagiye kuyakira ntavuze igiye gutangira shampiyona nta kintu avuze ibyo byose hari biragaragara ko ari izole ariheje reka tujye mu zindi nshingano reka dusesengure gutya biragaragara ko ari izole kandi ntiheje arahejwe kanga urugero reka ufungurwa yego wagarutse kuri izi mikoro utabanje kuvugana na sobuja twese tuvugana twaravuganye nyuma yo kuvugana ntubwira n'ibibazo mfite bimwe arabinkemurira ndavuga Karenzi tunavugana n'uburyo nzinjira mu kazi n'umunsi nzinjira mu kazi n'uburyo nzitwara yamaye n'umwanya n'abandi bose bafite inshingano bafunguriwe rimwe yego ndakubwira ko bose mbere yo gusubira mu kazi bahawe briefing bahabwa confidence babwirwa ko akazi kabo kari garanti yego nubwo ibyo akora we ari volunteering ari nk'ubukorerabushake nabyo ntabwo ari inshingano zoroshye ufungurwa utazi icyo chairman gutekerezaho utazi ko leadership ya club gutekerezaho utazi icyo fan base gutekerezaho ntabwo ejo ugaruka ngo ujye kwa Karikeza ku Nyarwanda cyangwa ujye kuri SKFM ngwita uvuga utangira kuvugira abantu uzi neza ko ni witsamura baragira bati impore uzi neza ko nuvuga ngo APR uzi neza ko nuvuga APR barikiriza ngo APR uraza no kubona imiriro yabo barejo uvuga ko nibavuga ngo APR tupa wizereza ko nuvuga ndani ibyo ntabwo ari mu nshingano ubu kuko ntabwo yazigaruwemo aho kugira ngo asoka ahabwa iyo confidence ubwo sinzi ukuntu na chairman kwivuga muri interview nkurikije igihe amaze abivuze yego shongo byari nko kwikiza itangazamakuru kuva yabivuga niba ataramuhamagaye ahubwo yasohokeye mu miriro n'ubundi ari ikintu kikiri muri APR nge nifuza ko kuva muri fan base kibanza kikajya no mu bakintu twagarutseho kigomba kubanza kikarangira retired Colonel Richard Karasira yabaye chairman wa APR yapwetinzwe n'ubuyobozi nta muntu uzahora ari chairman wa APR wahava sibyo hakaza undi ariko umuntu wese ukiri muri APR aba yambaye badge ya APR aba ari umuyobozi w'ikipe nyine ndavuga n'umukozi wayo cyangwa umuntu urimo
ntabwo umuntu kuba yaragezemo igihe cy'umuntu runaka bigomba kumwicira inzira cyangwa kumugira umuntu hejwe ku buyobozi bw'undi muntu ariko reka uzaza. ibyo birasesengurwa nanone reka mbwire ukuntu biri busesengurwa Yego. ko ntabwo nibwemere ko utera agatambwe urenge wa mugani wa murongo winjire mu bintu wenda byaba nka speculation. Yego. Dore bigomba gusobanuka gutya. Uvuze ngo ibiri kuba kuri Jangwani kuba atarahabwa confidence yo gusubira mu nshingano ngo nuko yaje ku buyobozi kuri leadership ya Fande Karasira retired, ntabwo biraza kuba bisobanutse why, kubera ko ntabwo yakuwe mu nshingano Karasira akivamo, baviriyemo rimwe, hari abakozi bavuyemo icyo gihe, hari abantu bavuyemo icyo gihe, ariko bivuga ko nawe yagezwe iyo ni illusion, ntabwo bigaragara kuko nyine erega turi gusesengura amakuru, turi gusesengura nyine kuri leadership ya Fande Deo. We na Jangwani barakoranye kandi bakorana neza kugeza Jangwani afunzwe kandi yafunzwe wenyine. Unyemerera isegonda rimwe Lorenzo, uvuze ngo rero ntabwo amwishyuye kubera unyemerera isegonda rimwe, hari amakuru mutazi, unyemerera isegonda rimwe. Mbere y'ibindi byose njye mbanze nkubwiye ko nkunda APR, sibyo? Ni kipe mvuga nyikunze ibyo nta kintu buhindure, nta kiburetse inkuru naringiye kuvuga. Reka ihangane gato Karenzi simure mu maso ndebe Lorenzo, noneho niwisiga oya buretse niwitera perfume ihenze, oya buretse ihangane isegonda rimwe, hari amakuru ngiye kuguha uyasesengure ko nanjye kubwira ko nanjye nyanya ni buretse manze bikubwira icyo kintu. Witwa Jangwani, impamvu nari nkomeje kuri icyo kintu, bivugwa ko ubwo ubuyobozi ndakubwira ibivugwa bwahindukaga, sibyo? Hari abasezerwa bivuze neza mu nshingano, barimo bandanda, harimo ba Thierry, twabonye benshi bakuye mu nshingano baragenda. N'uwitwa Jangwani kuza gukorera muri iyo mode yaraje ku ngoma ya Richard Karasira, urabyumva? Ni umuntu watangiye yigengesera, urabyumva? Bikavugwa ko hari abantu, hari amazina runaka ku ruhande adafite naho ahuriye na APR, mbivuge neza neruye, yashatse ko Jangwani asingiza ayo mazina bitewe n'uko uriya mwana ari umukristu. Jangwani ni umuntu ugenda ku murongo, adakunda ikibi, adakora ibyo atemera, wakavuga ati njye mvugira APR simvugira abantu. You get ku ruhande kuko Jangwani afite ubushobozi bwo kuzamura izina runaka akarizamura, akagira reputation yo gukora cyane aho kuri mikoro. Kugusobanura nyine kuba yaranze ko ari abantu yashaka gutwikira abo bantu, gutwikira abo bantu kandi nabo bari hafi, bigira nk'abari hafi ya APR, biri mu byakomeje gututumba kugeza ku rwego agira ibyago akajya ku murindi agashaka gukorerwa kudeta yo kumweguza, yo kumuvugiza abafana ba APR ku rwego rw'igihugu. Ntabwo ibyo bintu buretse gato, ntabwo ibyo bintu byo kuzana super manager byaje ako gusa. Ndagira ngo ubwize ukuri muhamiriza Jangwani abamuri hafi, navuganye nawe mbere ko tujya ku murindi, biriya bintu bya super manager byateguwe mbere, si ibintu byagezeho ngo mbite bihurangagiye ku murindi. Ariko byari bibaye imbarutso iyo atajya ku murindi. Yego, bari bafite plan yo kubyegizekita gute? Bari bafite byarashoboka. Lorenzo jewe nabivugiye hano, nahamagaye Jangwani jewe mbere yuko ajya ku murindi. Urumva? Namenye ko ari gahunda yo kumudetrona. Namenye ahantu umuntu yamaye amakuru arambwira ati ahantu hari abantu bafite aho bahuriye na APR, bari kumwe na super manager mbere yo kujya ku murindi. Unyumve neza. Yego. Ati kandi mu byo baganiriye harimo ko agomba kuba umuvugizi w'abafana. Ndabyumva bukeye mpamagara Jangwani, nawe se Jangwani uracyari umuvugizi w'abafana ba APR? Ati cyane rwose, nta n'ikibazo ufitanye na APR, nta kibazo ufitanye n'umuyobozi uwo ari we wese, nta kibazo ufite. Ati rwose nta kibazo mfite. Ati no mu kanya nari ndimo mvugana na chairman, ati sinibuka event yari hari icyo gihe ngira ngo ni ku murindi hariya Gicumbi ya anniversaire ati nta kibazo rwose mfite. Ndambwira okay, sinamubwira ibintu byinshi kubera ko birashoboka ko umuntu yanabwira super manager ati nzakugira wenda umuvugizi, wenda hari icyo amushakaho ariko muryarya nabyo ashaka kumukoresha mu bundi buryo cyangwa n'iki kindi akaba yabimubeshya. So sinigeze mbitindaho, Jangwani nambwiye ati reka ati nta kibazo. Ariko mbere yuko narenga Karenzi naguciye mu ijambo tumeze neza, ariko natunguwe nuko
nyine byakomeje kuba Jangwana akijya ku murindi bahise ku murindi ya supermanager yagiyeho bivuze ngo ibyo byose nta ndori ivugira ubusa ku musozi birashoboka ko plan yari yateguwe mbere y'iminsi ine iyo tuvuze abantu bafite bahurira na APR mu gihe mwumva amakuru nabo nge nihuriye nabo 3:40 z'ijoro mbere y'iminsi ine ndi Velvet haje uwitwa Mupenzi Eto ahamagara supermanager baricarana haza uwitwa Manishimwe Jabir bari batatu Manishimwe Jabel umukinnyi binavugwa ko rwose nibikomozwaho wenda naza no kuvanga dosiye ze ku ruhande ariko aho hari hicaye abo bantu yewe ninjye ushinzwe entertainment muri Velvet wewe ngiyewe rikari sibyo se urimo ari kuwa mbere wari uri hafi yayo yari hafi yayo cyane nakoze ibishoboka byose kuko nk'umunyamakuru ushobora kubona abantu bicaye ugatata impamvu bicaye witwa Jabiri yaje kubavamo aragenda Jaberi bivuga neza bakamwitiranya hasigara Mupenzeto asigara na supermanager mu byo baganiriye bari hafi basohokeye Velvet muri passport ahantu hepfo mu byo baganiriye icyo gihe byarimo nuko supermanager agomba kuzaba umuvugizi w'abafana ari gutegurwa nk'umuvugizi w'abafana Mupenzeto nta mwanya afite muri APR ariko barabizi ko yakoranye na APR umuntu waciye muri APR yagira ubushobozi runaka afitemo contact yaba iri hafi sibyo ayo makuru ndi ku murindi mpagera nasanze mu bafana ba APR mutaranabivuga bari babyiteze muri fan base bari barimo babizi ndashaka kuvuga amazina ngo abafana bari aho twari turi harimo abafana ku rwego mwasanze no bari babizi bwo kudabantu baganira ibintu bihishahisha mwasanze atari amakuru mashya biza kuba confirmed ngiye kumva numva bombe hano iraturitse kwitwa supermanager ari gutegurwa nyine byakomeje no kuva Jangwani yava ku murindi numwe mu bantu batahawe support rwose Erega n'abantu babyitiranya ko twamutumiye hano ntabwo ari twe twamutumiye hano mu kwamamaza Inkerabahizi yari kumwe na Tony Kabanda muri mobilisation amakipe birasanzwe ko adusaba kwakira abantu bayavugira kugira ngo bahamagara abafana kuza ku kibuga n'ibindi byose byakurikiyeho byo kudutuka none agaritwe twamutumiye yego baradututse fine nta kibazo twe turabanyamakuru turabimenyereye pimikino kandi kudutuka itsoke tukawese it's fine ariko nagaritwe twamutumiye abantu babyumve neza yaroherejwe nkuko na Jangwani yajyaga yoherezwa mu bihe bitandukanye nkuko na Rayon Sport ikeneye kugira ikibwira abafana bohereza Wasiri iyo dufite Wasiri hano dushobora kumutumira ko ni n'umunyamakuru hako ntago ari buri gihe ubwo Rayon Sport bayamwohereje iba yasabye ko twabaha space akaza kuvuga ibintu byabo so rero karagaciyemo ariko ntibanu bagire ngo twaramutumiye byo kumutumira gusa yari mu nshingano z'iki yari mu nshingano twanamutumire niyo mpamvu yazanye n'umuvugizi w'ikipe nge nemera ko Jangwani urwego ariho avugiraho ko abafana ba APR numwe mu bantu beza dufite muri mupira bawuzamurira ambiance sibyo Lorenzo bawuha hype numwe mu bantu bazanye impindura matwara mu buryo bwo kuzamura ambiance muri siporo oya mbibutse batanga ibihembo bya Rwanda Premier yego nge navugiraga mu matamatama ninubiye ko nta gihembo gisangiwe gihuriweho cyateguriwe Jangwani na Wasiri na abantu b'ingenzi bashyushya amakipe akomeye bashyushya championnat ni umupira bumwumbati mu kibuga abafana bakagira impamvu yo kujya ku kibuga ni abantu b'ingenzi cyane bidasubirwaho b'ingenzi ubwo rero tunava kuri iyo ngingo na Isa ya Jangwani ubwo impamvu tuvuga ibi hari aba batabizi hari abayobozi ba APR batazi bivugwamo bafite izindi nshingano niyo mpamvu nabihuze ayo makuru yose aragenda akagera kuri ba Mukeba kandi buriya Mukeba aho yagufatira hose yagufatira ku mukinnyi yaba kwemeje agutwaye Jangwani yagutwaye Manara yavuye muri Simba ajya yandi nduru ziravuga sibyo none sibyo bacha kupromisinga Jangwani ko tugura bagwa akazi hano none se Sarupongo igihe ava muri Reyo akajya
kandi ni umuntu wisiga irangi gusa ntabwo ari umuvugizi uretse gato ariko ntiwanajyana sapo ku rwego rwa cyangwa ntabwo ndi kuhagereranya ariko n'umufana w'umufront liner nawe umunsi yagiye mu biro bya peri ku bwa Fande Karasi byarasakuje bamuhaye jezi mu biro by'ikipe induru zaravuze inkuru zarakozwe udatekereza ko byari ibintu byoroshye kandi ari umufana utari umuvugizi ibazo noneho umuvugizi w'abafana noneho bibaye urumva ni bari bombe iremereye ubundi ubwo byashoboka cyangwa ntiyajya muri reyo kubera iki se ubwo ari byo byose turi kugera turakomozaho inkuru hari realite imwe abasirikare mu mikorere yabo ntago bakorera ntago bajya bakorera ku gitutu yego ntago bakorera kuri speculation bareba igikenewe kandi mu gihe cyacyo yego bakanareba angle nyinshi wenda twe tutanareba ni uburenganzira bwabo igihugu uyu munsi iyo haba hari izi nshingano za Jangwani wenda ari inshingano zihemberwa tuvuge hari umushahara wa miliyoni ku muvugizi w'abafana ba APR byari kuba ari ibicika ibaze niba ari uko bimeze ibyo turimo tuvuga byose nta gihembo kibamo iyo haza kuba harimo umushahara uyu munsi bavuga ngo Jangwani arahembwa noneho ni ukuvuga abikora par volonté yatubwiriye hako na mbere yuko agirwa umuvugizi w'abafana n'ubundi yavugiraga abafana ba APR yego so ni uburenganzira bw'ubuyobozi bwa APR gufata icyemezo bwo guhitamo ubavugira neza cyangwa se no kubaho batamufite ibyo nabyo byashoboka nta kintu kidashoboka APR yagifasheho umwanzuro so sinumva ikibazo kirimo ntago Jangwani arimo complaininga ko ashaka uwo mwanya yego abantu babyumve neza nta wundi mbona bawurwanira uwushaka cyane abavugizi bahozeho badahembwa bitangira ikipe ba Emile Karinda barabikoze n'abandi igihe kinini wenda ukaba wavuga uburyo babikoraga wenda ntibujyanye n'igihe tugezemo n'iki ariko barabikoraga kandi n'umutima ukunze so APR ishobora gushyiraho Jangwani ishobora gushyiraho undi Jangwani siwe twari tumuzi nawe ntitwari tumuzi bashobora kuzana undi akabikora neza ushobora kuba supermanager wenda abantu batarakunze uko yabikoze nawe kubera ko yabijemo wenda abihuzagurikamo reka bariko guhubuka ni imvugo mbi ariko wenda yari kugenda nawe azamura nivo akanabikora neza ko ni umuntu uri outspoken ni umuntu uzi kuvuga nawe ni umuntu uri controversial ushobora nyine muri ubwo buryo so avuyemo ibitutsi na agression byashoboka ntabwo ari umuntu utazi kuvuga ni umuntu uri eloquent so ibyo byose twicyo tubona nk'abakurikira umupira ni uko ibyo Jangwani yakoraga byari ingirakamaro kandi byarinjizaga biranakenewe yego uko ni ukuri cyane ko chairman wa APR uriho ariwe wa mbere mu chairman wa APR babayeho wavuze ko APR yifuza ku maximiza stadium revenues APR mu nzira zo kwigira no kongera ubushobozi bw'ibyo yinjiza chairman hari yarabivuze rika ndumva icyo gihe mwari mumufunzwe yego kumurinda ariko yarabyumvise press conference yaravuze ngo turifuza natwe ku maximiza ibyinjira yasonaga impamvu bazanye akanyenyeri ka TK haba mu gucuruza jezi haba mu kwishyuza kuri stade turifuza ku maximiza igihe wifuza ku maximiza nicyo gihe gikomeye cyo guha agaciro umuvugizi w'abafana nicyo gihe gikomeye cyo guha agaciro abakora mobilisation no kuzana abafana ku kibuga kuko bikonje bitavuzwe n'ubundi na Lorenzo uyu munsi ari match ya Gicumbi ya APR sibyo mbwira turamutse tutabivuze kuri radio tutabivuze byagenda Jangwani ntavuga niwe muntu akabaye ushyushya abantu sibyo tunavugisha ukuri wenda wabivuze neza abasirikare ntabwo akora ku gitutu ngo wenda ngo twavuze ibi ariko wenda nk'ababyeyi nk'abantu bakunda APR iki kiganiro tukiza